urabona ko nanjye nabukereye rwose unzinduye kubagaho sheri none se kwa ntoranze ugenda kubwiye mwakize iki se kuzindukira ntabwo urunga ariko ndayishatse kuvuga ko muje kabiri munsi kandi n'ubu ryari ryanyishe ahubwo uvuga ko niba umutima uteye bitamutekereza kandi icyo nkwemerera ntaze kunyakira abona nageze amagingo ya ntaragera ko wumva nayitsiritse kabana solo nasigaye akaguha gacyaye hari ukuntu njijisha nyine akajya gutya agatera agaterekaho ku meza cyangwa akabwira abakozi be amaze no kunanuka ariko ntacyo reka nkubwire sheri rero nahoze ntekereza banze ngakurikiye ikindi ushaka ni iki umutima wawe ukizi uswara wumbyibusha tugakumbwira buri munsi ko bisigaye ngana kubera keza n'undi uravuga iyo umugore afite umugabo ntabyo ahubwo bivuga mu kinyarwanda cyiza urugo rwiza urubwirwa n'umugore wihagaze kandi ukongera ukarubwirwa n'umugabo w'umusirimu nka rwema nta n'uwacishamo ijisho rwose usa neza cyane rwose ubabarire niba nanagukereje ariko nifite ikibazo cyihutirwaga ubona nawe ahantu ntabwo nakwiye pe kandi bakwazanije ko iwacu utazavukira ahantu habi kandi agomba kuvuka areba na se basaza banjye murumuna wanjye kandi ikindi nanjye rero ndagukeneye ese ubu nawe rugo njye rutambera kubicaramo sheri abizi ko nakora buri kimwe ku bwawe kandi ahubwo aho bisaba gufatiramo umwanzuro umwanzuro se oya bitekerezaho rwose nanjye ura rugo rwandera hasoni ko ari kabutindi ntindikiri mu zidateze no gutanga umusaruro biteze b'ikigero si ibyo sinajya ashaka kubaza ubundi urashinira akora iki muri uriya rugo uriya mugore ko adakwiye urugo nka ruriya ubundi se nako namubeshyeye ngo ni umugore none aracyari mu cyiciro si n'umukobwa sinzi icyiciro namushyira nese umuntu utabyara amaze iki kwicara mu rugo akurira imitsi akuze kudatahana akana akavuga kareba papa akazi ni WhatsApp nta kindi none uburyo muri gusa hano muri uru rugo wabuze ikintu wakora uburyo uhira mu gitondo dore kandi nuko umutangira kwigira ibi abantu b'ibigoryi nawe se bitebyaye kumbwira wagiye uvuga neza cyangwa ukabiri makese uvanuye ivana menshi aho ngaho kumba unyiringaniza ndakubwira ngo unyiringanizeho mbese umbwiye ngo uvayo mu bwiza yari hehe yaya ari mwana ndashaka gutandukana na yaya iki ndashaka gutandukana nawe
Ako ibintu uvuga uba wabitekerejeho cyangwa upfa kuvuga gusa uramuhora iki se utabyara ntabwo njyewe nabigushyigikira ubundi nta nubwo nguhamagaye ngo ngire inama ahubwo ubundi nguhamagaye kugira ngo mfashe kumvisha mama ntabwo njyewe nabigushyigikira ntabwo hari n'ikintu namwumvisha hazi ko nawe buryo urinjije nkubonye ibyo urumva ari ibintu njyewe najya kuvuga ubona ndamutse mpfuye ubona we wazinjira hano muri uru rugo yajya akamenya kuri na mushiki wanjye ko wigira injiji iriya ni kabutindi ntundikiriye mu nzu utafite n'ikizamarira umugore utabyara ngomba gutandukana nawe rero nta n'ikindi gusa wowe ni ukubyumvisha mu njyewe rero reka mubwire njyewe ndanamukunda njye nawe tumeze gutya ko nawe umaze kuba ikigoryi nako buretse nze nkwereke n'imyanzuro nafashe iwanjye ndabona mushaka kuma amategeko adafite iyava n'iyayo nasohoke yaya warundekeye ku muryango mbese si undi kuzi uhamagara cyane uhanga habaye iki gisohoke muzi hano Jessica utavuga ariko ko mbona uri kuzemo abakwigize igihugu akiyemeje anje sasa iki gahunda yarinzanye se arinje kuri ya gahunda yanjye nazo dufitanye muri iyi minsi he gahunda yanjye nawe gahunda yanjye nazo dufitanye muri iyi minsi ahubwo kumara numva ukuntu bimeze yose wowe se kuko uri kunyiyama bimeze bite mbese ubu gahunda nashaka ko naje kukubwira ko ndashaka ko tukazabyarira hano kwa musaza nkagera ndashaka ko tubitwara ku rwanda none se banze guhora birebe ubwire ngo twabana bati dushyira no mu gaciro ariko si bashaka ko nacu azavuka nk'imboho kuzindi mboho zivuga kerega nanjye ntabwo nakwifuza ko umwana wanjye avukira hano atari iwanjye twese mbanze kubera twese dukennye ko nta muntu ufite amafaranga nta n'ufite akazi muri twese kuko kumva twabyara umwana ariko amafaranga ibyo ntibishakwa kuki tutabasha kumva ko ayo mafaranga yazabona none se kuki atabonetse mbere hose ubwo nibwo agiye kuboneka noneho dufite n'ubutwari ntabwo ukinyumva none se angiyo situwasiyo ijya kubaho kuki wanyumvaga ariko ukaba utagishaka no kunyumva ni ukubera iki oya ugushaka no kunyurira wenda ariko reka tubyirengagize ntabwo ujya ushobora kujya kubyara ahantu umwana ugisabona n'amata ariko ayo mata yazaboneka wenda ubu nubwo atabasha kuboneka ubu kiriya ashobora kuzabona izo ni za sitori ibyo biba mu mafilime no mu bitabo ikintu utabonesha amaso ariko wanje njye nkora ikibazo kugira ngo nyumve kuko ni ikise cy'ikintu tegereza byare umwana wanjye nushaka kuza kumureba uzaze nutanabishaka rwose ntuzirwagera umwana wanjye azavukira mu maboko meza ntugire ikibazo kandi ufite n'ibibazo by'indezo n'icyo ushaka kuzabyihorera nta kibazo gusa umwana wanjye azavukira mu maboko meza ntabwo wambwiraga nta nubwo ari nuko wari uteye gusa niba udashaka kunyumva nanjye ndumva nashaka ukuntu napanga izindi gahunda nta kibazo gusa ikibazo cyo uzamenya ukuri nyuma iyo gahunda yangenzaga ndumva nta kindi ndumva nabangiye urakoze cyane Jessica kanitahire sha nibikise kandi urumva ukuntu mpamagaye unyabiza nkwarize ese ubundi navuganaga na mushiki wanjye unyumviriza ko mbonye ninjiye nkasanga uturamye ku rugi wikeka amabinga aba yarwaye umusore na mama mvuga mwibiki hanyuma yaya niba hari umuntu wamaze kurambirwa ni rwema ubundi se undusheho iki kuba utabyara njye ndambiwe kubana n'ingumba ndambiwe kubana n'ingumba umugore utabyara si umugore nako ubundi mu kinyarwanda cyiza ntagiye kure cyangwa mu bice hirya ndambiwe kubana nawe utabyara ibyo byo kuzajya uzana bene wanyu ba so wanyu ba sokorome ba nyirarume ntazi ba serume ni ibintu ntazi byankutsa mikara bose ukaza ugatindikira mu nzu wanjye bakanyunka bakandya imitsi nako nabihaze iyo haba harimo akana kanjye nibura n'aka kamwe rudori nari kukwihanganira ariko noneho kubera ko ntabwo
gukuragaho ukuntu nyine uzajya wirirwa usiga inzara wimakiya bimwe ubicisha aha ibindi ubicisha hano ujya muri salo nyine ukoresha ibya mirenge nurangiza ngo ngaho rekera aho ngaho nakumvisha ubundi se wifuzanye iki muri make? ntabwo mvuze wenda ngo kano kanya upakire ibyawe ugende, icyo nifuza ni ugutandukana nawe. Rwema mfite amafaranga, divorce ntabwo bizatinda, ni ugukozaho rwose kugarama iwanjye ukarya ukanywa. Rwema naho nari umugabo koko, imyaka ingahe yose nta kana, abo urungano rwanjye barabyaye bagwije umusenyi. Wowe nyine uri aho ngaho turi wa mugore wo mu rugo wo gusiga ukimakiya ukajya muri salo. Sawa, gusa nanjye ikintu nkwisabiye ni kimwe, divorce ndayiguha ariko kuri kondisiyo. Kuri kondisiyo? Yego. Njyewe umpe kondisiyo kuri divorce? Banza unyumve. Ariko nawe ubwawe uriyizi kutabyara, ni gute uvuga ngo kondisiyo? Umva, divorce nguhaye iri kuri kondisiyo y'iminsi yo 30. 30 niyo nkwisabiye byibura unyihangane ko wanyihanganiye w'iminsi 30. Ku munsi wa 30 yanga n'isegonda na rimwe uzasanga nakuviriye mu rugo rwawe. Iyo minsi 30 se ni ibiki uzabupakira? Ese 30 no kugira ngo uzatunde intebe ibitanda usohore nyine ngo ni iminsi 30. Erega sheri, iyo minsi 30 no kuri nari nkwatse niyo kugira ngo twibutse rwa rukundo rwacu na bya bihe twaciyemo tugishakana, tugikundana, tukirana kana mu jisho, ukindera uruzo nkwe mu cyumba ndarumbwira amagambo meza. Niyo ngusabye muri iyo minsi 30 yarangiza rwose nkazigendera, giye uri kazambere urwibutso rw'urukundo rwanjye nawe twagiranye, tukirebana kana ko mu jisho cyane rwose, unterura unkikira umbwira amagambo meza, giye uri urwibutso muri iyo minsi 30. ukiza ngo dise naragutaraga bigakunda, none gusiga ungana na fuso nyine kubera ko basikisha seka birasekeje koko. Ko waje guterura se ubona guterura usigaye ungana n'umufuka w'igunira urarya ukanywa ukagarama. Ngo iminsi 30 niyo gutunda intebe ujyana ushyira bene wanyu. Ariko ubundi ndarwana n'iki? Reka iminsi 30 nyemere, ariko nanjye kondisiyo ntiwemerewe kuntegurira ngo ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ndabaza, abagore muri abana b'abandi. Mfite mushiki wanjye kesa azabikora. Utikese? Kesa azabikora. Ikese ibagirwa, ariko ni gute nafata inshingano z'umugore w'urugo ushinzwe kwita ku mugabo we ngo ngiye guhakiza? Rero we ntukiri umugore, we ntukiri umugore, umva mubyire uri ikibura buryo. Muri iyo minsi 30 ni kugira ngo nzajye ngo hakeya, mwiteho nkuko nakwitagaho kera tugishakana, nawe umpekeya, nkomeze ngo n'inshingano zikwiye umugore uko akorera umugabo wiwe, yarangiza nkahita nigendera, nta kindi rwose. Gira tukomeze unshengura umutima, ngaho ugenda nakumvise mvi ruhande. Sawa sheri. Tukashirira amenyo ndeka. Hakubundi ariko se anje urumva ushaka ikintu kanakona, ushaka iki? Ushaka iki? Ariko ubundi ufite undi mugabo, ndege ndi mugabo, ese ko ushyira umwana ku kitekereza ngo ikigoye. I Kigali yuzuye abagabo, uzatembere urebe abana b'abapantaro ni benshi kandi abagabo bazima. Abana bangaba baza bavuga ubusa gusa, bajya kubana n'iriya muka itagira n'urwego rwo kwishima. Umwana ajya akavukira mu kazi imbwa, imboga nk'iri ifite direde iyambaye kuriya ngo ni ibyo nyine uracyari mutoya n'ibyo ukurikira. Ariko ubu ngubu ndatotse udafite amafaranga ubu ngubu isibe bidakoresheje mu mutwe ngaho ngo ni imboga kwa inama nakugira wabonye ari mwiza ari imboga it's okay, wafatiraho nta kibazo, ariko kugira ntabwo ari yanjye.
Alo? Kuri so salama musaza. Bigeze? Ni byiza. Umeze neza? Sha ni imvange. Ni imvange z'ibirayi cyangwa se ibijumba? Sha. N'uruhurirane nta warubara. Ariko se waba uri muzima cyangwa warasaze? Buriya mwebwe mubona iyo twicaye mu ruhame rw'abagabo murimo murirata uburyo abana banyu bitwa neza abandi basa neza sha ubona ngiye mutanshengura umutima. Sha umve ndumva ibyo bintu bikomeye wazashaka kandi kaza tukabivugana ndi ku kazi. Naza kukureba ariko nafashe umwanzuro namwirukanye nako namusenze.